dusenge. Turagushimye data udukunda uri mu ijuru, weho uduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo twige ijambo ryawe, izina ryawe rihimbazwe. Abana bawe bari hirya no hino ukomeze kutugira inama, utwumvishe icyo ushaka ko twumva muri iki gihe giheruka, nibyo dusabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Bavandimwe, nshuti zanjye, nshuti za Yesu, nkomeje kubasuhuza. Hari hashize igihe kinini tutabonana, ariko ubu ndongeye ndabonetse. Gusa twari mu ivugabutumwa mu bundi buryo butari ubu buryo, nabyo ndashima Imana yuko ijuru ryagiye rikora ibitangaza kandi rikavugana n'imitima y'abantu, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Ubu rero tugiye kuganira amagambo y'Imana nk'uko tubisanzwe tubizi. Tugiye kwiga amagambo y'Imana. Ndabasaba kugira ngo duhuguke twumve icyo umwuka atubwira muri uyu mwanya. Ikigisho cy'uyu munsi kiravuga giti, mu gihe hari akavuyo mu myizerere abantu bakora iki? Mu gihe hari akavuyo mu myizerere abantu bakora iki? Bibiliya iraduha icyo dukwiye gukora muri iki gihe giheruka. Mu gitabo cya Yohana igice ni icya mbere, niho tubona Yohana yerekana ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nkuko tubibona muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 29. Mureke dusome Yohana igice cya mbere umurongo wa 29. Haranditse hati, bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Tubonye yuko Yesu niwe umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Iyo mvugo Abisirayeli bari basanzwe bayizi. Bari basanzwe bazi ko intama igomba gupfa mu cyimbo cy'umunyabyaha kugira ngo umunyabyaha abone ubugingo. Iyo ntama rero yagombaga gupfa yashushanyaga Yesu, yashushanyaga Imana yihinduye umuntu. Iyo niyo yaje ikabyarwa n'umugore nka Mariya, maze nyuma Kirisitu arapfa, ariko yari Imana iri hamwe n'abantu. Uwo rero niwe wabaye umwana w'intama, nk'uko intama yapfaga abanyabyaha bakabona ubugingo. Ikibabaje rero, Abisirayeli uburyo bigishaga Mesiya, bamwigishaga nk'uzaza akaba umwami w'Abisirayeli, akaba umwami uzafata akima ingoma ya Dawidi. Ntabwo bari baramwize nk'umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ntabwo bari baramwize nk'ugomba gucumitwa, nk'uko tubibona muri Yesaya 53 ahanditse hati, ni ukuri ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Uko rero niko tubona Yesu yaragombaga gucumitwa. Tumubona yuko ku murongo ukurikira ngo twese twabaye nk'intama zazimiye, ngo twese twabaye intatane, Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Tubona rero muri Kirisitu Uwiteka yaramushyizeho gukiranirwa kw'abantu, maze ahanwa mu cyimbo cy'inyoko muntu kugira ngo inyoko muntu izamwizera izabashe kubona ubugingo buhoraho. Rero igihe Yohana yavugaga aya makuru, hari harimo abantu benshi bari muri iryo teraniro. Muri iryo teraniro hari harimo Yohana, hari harimo Yakobo, hari harimo na ba Petero. Bumva ayo magambo mu gitabo cya Yohana igice cya mbere, niho tubona uburyo bukeye bwaho umurongo wa 35. Yohana yongera guhagararana n'abigishwa be babiri, yitegereza Yesu agenda aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana. Abo bigishwa bombi bumvise avuze atyo bakurikira Yesu. Yesu arahindukira abona bamukurikiye, arababaza ati, murashaka iki? Baramusubiza bati, Rabbi, risobanurwa ngo mwigishwa, ucumbitse he? Arababwira ati, nimuze murahabona. Barajyana babona aho ari acumbitse, hari nk'isaha 10, bahera ko bamarana nawe umwanya burira. Turi kubona ikintu aba bantu bakoze cyiza. Bakimara kumva Yohana mwise umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi, ikintu bakoze bagiye baramukurikira, maze bamubaza hacumbitse, ngo bamarana umwanya ngo burira. Bamubaza ikibazo kandi Yesu abasubiza. Icyo ngira ngo mbabwire rero, muri iki gihe hari imyizerere myinshi itandukanye. Abisirayeli bari baravuze yuko Mesiya aza
naza ariko akaza aje kwima ingoma ya Dawidi. Yesu bari baramwize yuko agomba kuza akaba umwami w'iyi si, ariko ntabwo Yesu yaje mw'ubwo buryo. Ntabwo ubwami bwe bwari ubwo muri iyi si, ahubwo yaje abaye nk'igitambo. Yagombaga kuba igitambo cy'inyoko muntu kugira ngo inyoko muntu ibashe kubona agakiza. Ibyo rero bamaze kubona aba Andereya na Filipo, bamaze kubona batabisobanukiwe ikintu bakoze, bagiye ngo bamarana na Yesu umwanya maze ngo burira, bamubaza buri kimwe cyose kandi Yesu abasobanurira. Icyo ngira ngo nkubwire nshuti yanjye, igihe nawe uri kubona ibibazo byinshi mu myizerere, wayobewe iyo biva n'iyo bijya, icyo ukwiriye gukora nka bano bigishwa ba Yohana babiri, ukagenda ugatindana na Yesu ukamubaza ibyo utumva neza. Kandi icyo ngira ngo nkubwire, ibyo utumva Yesu azabigusobanurira, uzabisobanukirwa by'ukuri kandi ubashe impungenge zawe zose zibashe kuvaho. Reka twumve uko Elena White avuga ibya bano bigishwa babiri uko byabagendekeye, kuko ntekereza yuko nawe uri bubashe gukuramo igisubizo. Mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose page 98 haranditse hati: basiga Yohana bajya gushaka Yesu. Umwe muri abo babiri yari Andereya, umuvandimwe wa Simoni, undi yari Yohana umuvugabutumwa. Aba nibo barabigishwa ba Yesu ba mbere, bakuruwe n'imbaraga itabasha gusubizwa inyuma, bakurikira Yesu bafite amatsiko yo kuvugana nawe, nyamara bumiwe kandi bacecetse, batangajwe n'ubusobanuro bukomeye bw'aya magambo ngo uyu niwe Mesiya. Yesu amenye ko abigishwa bariho bamukurikira nibo bari umuganura w'umurimo we, maze haba ibyishimo mu mutima w'umwigishwa wavuye mu ijuru kubw'imitima yaba bari bumviye ubuntu bwe. Ariko arahindukira arababaza ati: murashaka iki? Yari kubareka bakisubirirayo cyangwa bakavuga ibyo bifuza. Hari umugambi umwe gusa bari bafitiye amatsiko. Hari kimwe cyari cyuzuye ibitekerezo byabo, baravuga bati: mwigisha ucumbitse he? Muri icyo kiganiro kigufi bari mu nzira ntibabashaga kubona icyo bashakaga. Bashakaga kwihererana na Yesu ngo bicare ku birenge bye maze bumva amagambo ye. Arababwira ati: nimuze murebe. Barajyana babona hacumbitse, bararana nawe iryo joro. Iyo Yohana na Andereya baza kugira umutima wo kutizera nk'uw'abatambyi n'abategetsi, ntibari kubona aho nk'abigishwa bigira ku birenge bya Yesu. Bari kuza hari nk'abamugisha impaka ngo bagenze amagambo ye. Benshi niko bakingiranye amahirwe atangaje, ariko ababigishwa ba mbere siko babigenje. Bitabye guhamagarwa kwa Mwuka Muziranenge wakoreraga mu bibwirizwa bya Yohana Umubatiza. Noneho basobanukirwa n'ijwi ry'umwigisha wavuye mu ijuru. Umucyo mvajuru umurika mu nyigisho zo mu byanditswe by'isezerano rya kera. Imitwe y'ibyigisho byuzuye ukuri, noneho yongerwamo umucyo mushya. Agahinda ko mu mutima, kwizera n'urukundo nibyo bishoboza umuntu kwakira ubwenge mvajuru. Kwizera gukoreshwa n'urukundo nirwo rufunguzo rw'ubwenge, kandi ukunda wese azimana. Bavandimwe, icyo turebye muri aya magambo, ababigishwa bakimara kubona Yesu, bakimara kumva amagambo ya Yohana, bo ntabwo byarangiriye aho, ahubwo bakurikiye Yesu. Baramukurikira ngo babone aho acumbitse, maze bararana nawe burira. Icyo ngira ngo nkubwire rero muvandimwe, muri iki gihe gisa nk'iki, muri iki gihe uri kubona hari akavuyo k'imyizerere, icyo ukwiriye gukora, ntabwo ukwiriye kunyurwa gusa n'ibivugwa n'ababwiriza, ahubwo ukwiriye nawe kurarana na Yesu, ugatindana nawe maze ukamubaza kugira ngo akuyobore inzira ukwiriye kunyuramo. Kandi Yesu wakiriye ababigishwa ba Yohana, nawe azabasha kukwakira.
ubwo turi kubona uburyo ngo batindanye nawe ngo burira, maze ibyari ibibazo byose bibonerwa igisubizo. None muvandimwe, wehe ibibazo byawe uri kugira byananiye Yesu? Oya, nawe Yesu azaguha igisubizo kandi uzabasha kunyurwa. Reka dukomeze twumve muri Yohana igice cya mbere duhereye ku murongo wa 43. Bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galileya, abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Filipo uwo yari w'i Betsayida, umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli aramubaza ati mbese Nazareti hari ikiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati ngwino urebe. Yesu abona Natanayeli azahari, amuvuga ati dore umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. Natanayeli aramubaza ati wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'umutini nakubonye. Natanayeli aramusubiza ati Rabbi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisirayeli. Yesu aramusubiza ati mbese wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye munsi? Turi kubona iby'uyu mwigishwa witwaga Natanayeli. Tubonye yuko nawe yarari mu iryo teraniro, abibonye icyo yakoze ngo yagiye munsi y'igiti cy'umutini, abibaza neza, abaza Imana. Arabaza ati ko Abisirayeli bagiye bigisha yuko Mesiya azaza ari umwami akima ingoma, none uyu ni intama, azaba nk'umwana w'intama bajyana mu ibagiro, ese uyu azaba igitambo? Abibaza neza Imana. Umwuka wera yabashije kumugenderera, asobanukirwa n'ukuri kugeza igihe Filipo yaje amusobanurira ukuri. Ubwo rero icyo ngira ngo mbabwire, muri ibi bihe nk'ibi abantu badasobanukiwe icyo bagomba gukora, rimwe na rimwe wumva umubwiriza avuze ibi undi nawe akavuga ibi, abantu bakabona neza harimo kutumvikana icyo ukwiriye gukora. Ntugafate uruhande rumwe, ahubwo wowe icyo ukwiriye gukora ni ukubaza Imana. Uyu ngo yagiye munsi y'igiti cy'umutini, Imana yaramusobanuriye kandi abasha kunyurwa. Nkuko na babandi basanze Yesu baravuga bati dukeneye kumenya ko ucumbitse, ni nako nawe ukwiriye kumera. Nshuti yanjye, icyo ngira ngo nkubwire, Uwiteka arasubiza, ariko abasubiza ni bantu ki? Ni abantu batari mu kavuyo, ahubwo bari bugende bagacecekesha buri kimwe cyose, bakabaza Imana bakavuga bati Mana nicyo ukeneye ko twumva. Mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose page 99 haranditse hati ubutumwa ngo uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, bwasaga nk'ububereye Natanayeli igisubizo cyakuranije ku bw'isengesho rye. Ariko Filipo yari agifite kwizera kujegajega, yongeraho ashidikanya ati ni Yesu w'i Nazareti mwene Yosefu. Nanone mu mutima wa Natanayeli habonekagamo gushidikanya, aravuga ati mbese Nazareti hari ikiza cyahaturuka? Filipo yanga kujya impaka, aramubwira ati ngwino urebe. Yesu abona Natanayeli azahari, amuvuga ati dore umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. Mu gutangara Natanayeli aravuga ati wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'igiti cy'umutini nakubonye. Ibyo byari bihagije. Umwuka w'Imana wari wahamirije Natanayeli aho yari ari mu bwiherero asenga munsi y'igiti cy'umutini, noneho avugana nawe binyuze mu magambo ya Yesu. Nubwo yari agifite gushidikanya kandi afitemo no gusuzugura, Natanayeli yari aje kwa Yesu n'umutima utaryarya wifuza kumenya ukuri, kandi icyo yifuzaga yari akigezeho. Kwizera kwe kwarenze uko wamuzanye kuri Yesu. Aramusubiza ati mwigisha, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisirayeli. Iyo Natanayeli aza kwemera kuyoborwa n'abigisha b'Abayuda, ntiyari kuzigera abona Yesu. Yahindutse umwigishwa wa Yesu bitewe no kwirebera no kwihitaramo ubwe. Ni nako bimeze kuri benshi muri iki gihe, barangwa no gushidikanya
kubabuza kubona ibyiza. Mbega uburyo habaho itandukaniro baramutse baje bakareba. Nawe ukeneye gusanga Yesu ukareba. Muri ibi bihe muvandimwe, hari ibibazo byinshi, abantu bavuga ibintu bitandukanye, rimwe na rimwe ukayoberwa icyo ukwiriye gukora. Icyo ukwiriye ni ukwihererana n'Imana, ukayibaza ukavuga ati Imana nyereka inzira. Imana yarebye yabonye Natanayeli, nawe izakubona. Reka nkomeze nsome. Iyo mu gihe biringira kuyoborwa n'ubwenge bw'abantu, nta numwe uzabasha kugera ku bwenge bw'ukuri buhesha agakiza nka Natanayeli. Dukwiriye kwiga ubwacu ijambo ry'Imana, maze tugasaba kumurikirwa na Mwuka Muziranenge. Amena. Ndongera nsubiremo. Nka Natanayeli dukwiriye kwiga ubwacu ijambo ry'Imana, maze tugasaba kumurikirwa na Mwuka Muziranenge. Uwabonye Natanayeli munsi y'igiti cy'umutini azatubona aho twiherereye mu masengesho. Abamarayika bo mu isi y'umucyo baba hafi y'abicisha bugufi bashaka kuyoborwa n'Imana. Amena. Ndongera nsubiremo. Uwabonye Natanayeli munsi y'igiti cy'umutini azatubona aho twiherereye mu masengesho. Abamarayika bo mu isi y'umucyo baba hafi y'abicisha bugufi bashaka kuyoborwa n'Imana. Rero muvandimwe, icyo ukeneye cyane muri iyi minsi ni ukwihererana n'Imana, usenga, wiga ijambo ry'Imana, usaba Imana kugira ngo ikuyobore. We kuzajya ukurikiza uko abantu babibona. Umuntu ni nkawe, nawe wayoba. Yewe abantu twese turabanyantege nke, ariko Imana niyo yonyine itabasha kuyobywa n'ibibi. Imana rero yabonye Natanayeli, Imana yabonye Filipo y'Abanandereya. Abo bose bakeneye iby'agakiza, Yesu akabiyereka, akabahishurira ukuri maze bakakumenya. Nawe Uwiteka azakwihishurira, kandi ikintu cyari cyo cyose kitameze neza cyose kizavaho, maze ubashe kugira umutima unyuzwe. None kubera iki akenshi usanga uri kugisha inama abantu, maze ukavuga ati ibyo runaka genderamo nibyo nkwiriye kugenderamo? Oya, ibyanditswe byera ni umurinzi wawe. Igica bugufi wihererane n'Imana. Imana izagusobanurira icyo ukwiriye gukora, kandi ugushidikanya kose kuzahava. We kujya ugendera kuri majorite, ku bwinshi bw'abantu. Oya, ahubwo weho usanga Uwiteka. Yesu yiteguye kukwiyereka, kandi gushidikanya kose kukakuvaho. Munyemerere dusome aya magambo ari mu gitabo cya Yesaya. Yesaya igice cya 8. Muri Yesaya igice cya 8 hari amagambo nkunda cyane. Iyo duhereye ku murongo wa 19, Yesaya igice cya 8 duhereye ku murongo wa 19, haranditse hati: kandi nibababwira ngo nimushaka abashitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu banwigira bakongorera, mbese abantu ntibari bakwiriye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza? Mbese iby'abazima byabazwa bapfuye? Reka nkubwire, nawe hano bari kukubwira we kujya ujya kubaza abashyitsi, abapfumu n'abandi, ngo ahubwo ukwiriye kubaza Uwiteka. Umurongo wa 20, nimusanga amategeko y'Imana nibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Mu zindi Bibiliya ho haranditse cyane mu yitiriwe umwami Yakobo, to the law and to the testimony, if they speak not according to the word, to this word, it is because there is no light in them. Ngo mu mategeko no mu bihamya, ngo nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, ngo nuko nta mucyo bafite muri bo. Rero nshuti yanjye, icyo ngira ngo nkubwire muri iri somo, ihererane n'Imana, ufate umwuka w'ubuhanuzi, ufate Bibiliya, uyibaze Mana ukeneye ko nyura mu yihe nzira. Imana izagusobanurira, kandi gushidikanya kose kuzavaho. We kujya ugenderera rero ku bwinshi bw'abantu, ahubwo iyi nzira aba ari uyoboka, Imana izagusubiza kandi uzanyurwa. Ubwo icyo ngira ngo mvuge, icyo cyabaye no kuri Pawulo igihe Imana yamuhamagaraga, nkuko tubibona mu Bagalatiya igice cya 1. Hari icyo yakoze we, ngo ntabwo yigeze ajya kugisha inama uwitwa Kefa yari Petero na bariya ba Yohana ziriya nkingi, ngo ahubwo we yihereranye n'Imana muri Arabiya, ayibaza icyo akwiriye gukora, uko akwiriye kwitwara. Imana yarabimusobanuriye, ibyari inzitizi byose bivaho, maze abasha kumenya icyo akwiriye gukora. Mbega inzira nziza abantu bose bakwiriye kuyoboka. Reka nsome mu Bagalatiya mwumve uko Pawulo abivuga. Abagalatiya igice cya 1 umurongo wa
reka mpere 15. ariko Imana yantoranyirije nkiri mu nda ya mama impamagara ku bw'ubuntu bwayo, kandi ubwo yashimaga kumishurira umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwe bwiza mu banyamahanga, sinahereye ko ngisha inama abafite umubiri n'amaraso, cyangwa ngo nzamuke ngiye Yerusalemu gusanga bambanjirije kuba intumwa, ahubwo nagiye muri Arabiya, kandi mvuyeyo nsubira i Damasiko. Amena. Ngo we ntiyigeze ajya kugisha inama abantu, ngo ahubwo yagiye kugisha inama Uwiteka. Imana imuhishurira amabanga yayo, maze nyuma ajya mu murimo, ariko nta rujijo afite. Kubera iki we kugira urujijo? Kubera ko usanga uhamagara abantu ngo none runaka na runaka ngo ko batabyumva kimwe, ngo none ndajya mu ruhe ruhande. Yakora nka Pawulo, ugende wihererane n'Imana, inzitizi zose zizahava, uzakora ibintu udashidikanya, naho waba uri wenyine, naho igihugu cyose cyaguseka, uzabuzi yuko uri mu nzira y'Uwiteka. Muvandimwe nshuti yanjye, iyi niyo nzira ukwiriye kuyoboka, iyi niyo nzira yonyine iri sefu, niyo nzira irimo umutekano. Ubwo turebye abana b'Imana, iyo niyo nzira banyuragamo. Bo ntibajyaga kugisha abantu inama, ntibajyaga kugisha abayobozi b'amadini, ntibajyaga kugisha inama abavuga butumwa, ahubwo basangaga Uwiteka, maze Uwiteka akabagira inama zose bakeneye, maze imitima yabo ikanyurwa. Rero bavandimwe, usanga mw'iyi minsi abantu usanga babaza abantu ngo none ibi nabigenza nte, inzira y'agakiza niyihe? Umwe akakubwira ibindi, n'undi akakubwira ibindi. Yoboka Yesu. Ugasanga abandi bari kuvuga bati none se ubu twakwitwara dute, ese tujye gusengera hano, ese tujye hano. Ugasanga abantu ntabwo bafite position. Wabaza Uwiteka, Uwiteka azabasha kugusobanurira, kandi umutima wawe uzanyurwa. Reka nkubwire, igihugu ugeze mu mayira abiri, ugasanga imwe inyuze hano, indi inyuze hano, ntabwo ukwiriye kubaza abantu, ahubwo Uwiteka yaduhaye ikarita tureberaho urugendo. Iyo karita ni ijambo ry'Imana n'umwuka w'ubuhanuzi. Ibyo muzabisoma mu gitabo cy'umugenzi. Mu kirisitari aho yageze hari inzira ebyiri, ngo haza umugabo wari umugabo mwiza, ngo yari yambaye imyambaro yererana, ngo kandi yasaga nk'ari umugabo mwiza. Niko kubabaza, aravuga ati ariko ko hano turi kubona inzira ebyiri, tunyure mu yihe? Ngo maze abanyuza mu y'ubumoso. Ngo niko byagezeho, ngo baza kugwa mu rushundura, birangira bafatiwemo. Byagezeho babona yuko bayobye, barababara cyane, batakambira Uwiteka. Ngo haza undi mugabo, ngo yazanye inkoni, yazanye ikiboko, arabakubita, arababwira ati ngo abo nkunda ndabacyanka bahana ibihano. Byagezeho arababaza, ko mwari mufite urwandiko rw'inzira, ese ntimwaruhawe? Ngo yego twararuhawe igihe twari ku musaraba. Kubera iki mwayobye? Ngo twabonye uwo mugabo tubona ari umugabo mwiza, ngo ntabwo twatekerezaga yuko yatuyobya. Reka nkubwire, nawe hari urwandiko wahawe igihe wakizwaga, igihe wababarirwaga, hari urwandiko Uwiteka yaguhaye, ni Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Ibyo ukwiriye kubishakiramo inzira, kandi Imana izajya ikwereka inzira iyo ariyo. Ariko ikibabaje aho ugira ngo usanga Uwiteka, usanga uhamagara ngo none ngo ko nahuye n'ibibazo ngo mbigenze nte. Oya, mu Mana harimo ibisubizo byinshi. Gira ho gatoya urambure, uzajya ubona ibisubizo. Ubwo tubonye icyo Pawulo we yakoze, icyo Bandere yabakoze, icyo ba Filipo bakoze, bose bashakaga umwanya bagatuza, maze bakabaza Uwiteka inama. Imana yabahaye inama, kandi izo nama zirabanyura, maze babaho batishingikirije ku bantu, ahubwo bishingikirije ku Imana yababwiye. None weho ibyawe bimeze bite? Niba ushaka gutungana, jya uhora usenga. Hari indirimbo tugira ya 28 niko ivuga, ibyakozwe n'intumwa page 75. Ari wenyine mu butayu bwa Arabiya, Pawulo yahagiriye igihe gihagije cyo kwiga no kwihererana n'Imana mu mutuzo. Yatekereje ku byaranze imibereho ye ya kera yitonze, maze arihana rwose. Yashatse Imana n'umutima we wose, ntiyatuza kugeza amenye neza ko kwihana kwe kwemewe, kandi ko icyaha cye cyababariwe. Yifuzaga cyane kugira icyizere ko Yesu azabana nawe mu murimo yari agiye gukora. Yakuye mu mutima we ibyari bimurimo n'imigenzo yari yaratwaye imibereho ye, maze ahabwa ubwenge buvuye ku isoko y'ukuri. Yasabanye
na Yesu maze amushikamisha mu kwizera kandi amusukaho ubwenge n'ubuntu bihebuje. Amena. Amusukaho ubwenge n'ubuntu bihebuje. Ibi byabaye ryari? Igihe yari wenyine ashyikiranye n'Imana. Ntabwo kuri we byari ngombwa ngo ajye kugisha abantu inama. Igihe intekerezo z'umuntu zisabanye n'Imana, umuntu ugira ihereza agasabana n'Uhoraho, umubiri, ibitekerezo n'ubugingo bigira impinduka zitagereranywa. Amena. Mwumva aya magambo. Igihe intekerezo z'umuntu zisabanye n'Imana, umuntu ugira ihereza agasabana n'Uhoraho, umubiri, ibitekerezo n'ubugingo bigira impinduka zitagereranywa. Muri uko gusabana n'Imana niho tubonera uburere buhanitse. Amina. Ngo muri uko gusabana niho tugira uburere buhanitse. Ubu ni uburyo Imana yihariye ikoresha kugira ngo ikuze ibitekerezo by'umuntu, noneho iyuzuze nayo. Ubu ni nshuti yanjye, umva ubutuma Imana iri kubwira abantu, nubwo kwiyuzuza nayo. Muri iki gihe nk'iki, igihe abantu bataba bafite icyo gukora, icyo ukwiriye gukora, we kujya ujya kugisha abantu inama, we kuzajya ku muyobozi w'itorero, we kuzajya kumubwiriza runaka, uwo nawe ni umuntu. Ngo iyo twaje kubibona, ngo iyo Nataneli ajya kubaza abigisha b'Abayuda ngo ntiyari kumenya Yesu, ariko binyuze mu gusabana na Yesu, Umwuka Wera yarabimwemeje, kandi ahuye na Yesu abasha kunyurwa by'ukuri. None weho ibyawe bimeze bite? Shaka umwanya wo gushyikirana n'Imana. Tubonye icyabaye kuri Pawulo, kandi Yeremiya we yaranditse ngo tubaze inzira za kera. Inzira nziza aba ariyo tunyuramo. Nshuti yanjye, icyo ngira ngo nkubwire, iyi niyo nzira nsa, niyo nzira nzima. Ngiye kugerageza gutanga wenda ibindi bihamya, ariko muzabyisomera mu gitabo cya Luka, yaba Luka igice cya mbere. Niko tubona bari abanyabwenge igihe bo babaga basenga, ngo basengeraga nibara abashumba, bo babaga bibereye iyo hirya mu mirima basenga. Uwiteka yabashije kubahishurira ubuhanuzi buvuga ibya Mesiya, maze bahishurirwa ko Mesiya yavutse. Byatewe n'iki kubihishurira maze babasha gusobanukirwa? Nuko bari bafite iyo nzara n'inyota. Ariko abatambyi kuko ubwabo batari bafite iyo nzara n'inyota, bo ntabwo bigeze babihishurirwa. Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, paje 229, baranditse ngo uko byagenze icyo gihe ni nako bigomba kuba ubu. Ngo muri iyi minsi ntabwo ubutumwa bwo kuza kwa Yesu bwigeze buhabwa abayobozi ba rubanda. Icyo ngira ngo nkubwire, ni wishingikiriza ku bayobozi bakuyobora, yaba mu itorero ubarizwamo, yaba hariho hose, uzatsindwa. Ahubwo ishingikirize ku Mana. Reka turebe urugero rwa bari abanyabwenge b'abapagani bari baturutse mu burasirazuba. Icyo nabo bakoze, ngo bize inyandiko z'Abaheburayo, bamenye yuko Mesiya yavutse. Bari bafite guca bugufi, maze Uwiteka arabihishurira. Mbega ibintu byiza. Bagera mu Bisirayeli, bageze i Yerusalemu, babajije iby'umwami wavutse, basanga bo nta makuru. Bitewe n'iki? Ntibari baciye bugufi. Nshuti yanjye, we kwishingikiriza ku muyobozi. Mu kuvuka kwa Yesu turi kubona yuko ngo abo bayobozi ntibigeze babimenya, ahubwo bimenywa na bari abapagani bari baturutse iburasirazuba, bongera kumenywa n'abashumba. Ni ukubera iki baje kubimenya? Ni uko bari baciye bugufi. Muri Yesaya, amagambo ngira ngo turebe, amagambo ari mu gitabo cya Yesaya 57 umurongo wa 15. Nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo nuwera, ikavuga iti aho nuye ni hejuru kandi harera. Mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Nshuti yanjye, Uwiteka ashaka kuguhembura, ashaka kugira ikintu agukorera, ariko kugira kigukorere ukeneye guca bugufi. Shaka umwanya wihererane n'Imana. Ibibazo byose uhura nabyo ubitura Uwiteka. Uwiteka azakubera igisubizo kandi uzanyurwa. Reka ngire ikintu nkubwira, njyewe wenda ku rwanjye ruhande, ibintu nagiye nsaba Uwiteka nihereranye n'Imana, nagiye mbona ibisubizo kandi nkabasha kunyurwa. Nawe egera Uwiteka, ibitameze neza Uwiteka azabigusobanurira. Urujijo rwose ruzahava, maze uzanezerwa. Nakunze umugabo witwaga William Mirere, we yageze haravuga ati ngo akimara gusanga Uwiteka ngo yabashije kunyurwa, ngo yageze aho bona yuko ngo batanamubwiye 1/2 cy'iby'agakiza. Uwiteka abane nawe.
twarebaga muri iki gihe nk'iki, igihe ibibazo bihari byinshi, icyo abantu bakeneye gukora ni ukwihererana n'Imana maze bakayigisha inama. Imana izakubera umujyanama, izakugira inama, kandi nta kibazo uzigera uhura nacyo mu mutima, kuko ibisubizo bizaba ari byinshi ugereranyije n'ibibazo abantu usanga bafite. Nawe uzahera ko uhere ko ubi igisubizo cy'abandi benshi. Uwiteka abane nawe, Uwiteka twese akomeza abane natwe, ijuru rikomeze ridusobanurire byinshi. Nibyo ndi kubasabira mu izina rya Yesu, amen, amen. Twatangiye dusenga, mureke twongere dusenge maze tugere ku musozo. Dusenge. Turagushimye Data udukunda, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye amagambo meza wemeye uko twumva, izina ryawe rishyirwe hejuru. Abavandimwe bari hirya no hino ukomeze ubabere ibisubizo. Abari mu bihugu byinshi bitandukanye ukore ku mitima yabo, kugira ngo babashe gusobanukirwa ubushake bwawe. Nibyo dusabye mu izina rya Yesu, amen, amen.